Mbanje kugusuhuza mwene data nshuti yanjye, Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko umaze imyaka myinshi ntazi uko ingana wita icyaha ikintu gisanzwe, ariko reka nkubwire ngo ntago ari ko Imana ibibona. Icyaha ntago ari ikintu gisanzwe, icyaha ni ikintu kidasanzwe, ahubwo kuko Imana ikibona mu yindi sura. Abantu benshi usanga mu buzima babamo bitwaza ngo ni abantu, akavuga ngo ndi umuntu, ngo n'Imana irabizi ko ndi umuntu, ndetse rimwe na rimwe ugasanga aravuga ngo ibyo ni ibintu bibaho, ndetse ukumva bafite n'akandi gaterime ko kwitwaza ngo Imana irabizi ko umuntu ari umunyantege nke. Ariko se ntiwasanga ibyo wibwira buri gihe ugira urwitwazo ari byo bituma uhora mu cyaha? Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira nawe ku kintu bita icyaha. Icyaha icyo ari cyo ni uko Imana ikibona. Ngo haye ikaze ku mashusho y'ibyiringiro, ukomeze kubana natwe, jya ukora subscribe kugira ngo wumvane natwe ijambo ry'Imana kandi wumve n'ijambo ry'ibyiringiro, kandi ntugatinde gukora ku nzogera kugira ngo inkuru y'ibyiringiro niza ujye uyibona mu ba mbere. Ngo haye ikaze rero, nari ndi kukubwira ngo icyaha ntabwo ari byo twibwira, ntabwo ari ikintu wibwira, ibyo utekereza ku cyaha ntabwo ari byo, ahubwo Imana ibibona mu bundi buryo. Imana ibibona mu bundi buryo butandukanye n'ubwo umuntu wibwira. Usanga abantu benshi batekereza ko icyaha ari ikintu gisanzwe, cyangwa ugasanga abantu benshi baravuga ngo bakoze icyaha ngo ari uko babuze uko babigenza, ngo bari bafite ibibazo bashiduka baguye mu cyaha. Ari byo nyine nakubwiye ngo usanga umuntu ashobora guhita atekereza ngo Imana irabizi ko nanjye ndi umuntu, ngo irabizi ko umuntu ari umunyantege nke, ariko ntabwo ari ko Imana ibibona. Mbese ni iki? Bibiliya ivugaho iki? Se Bibiliya ibyemera gutyo? Yemeranya natwe? Yemera koko ko icyaha ari ikintu cyiza gutyo gusa ku muntu? Ntabwo ari byo. Bibiliya itwereka ko icyaha atari impanuka, kandi Bibiliya itwereka ko icyaha atari ikintu cyiza, atari intege nke z'umuntu. Nta nubwo icyaha ari ikintu umuntu adashobora kureka. Icyaha ni ikintu umuntu ashobora kureka akakivamo, agahinduka mushyashya, akaba icyaremwe gishyashya. Uyu munsi rero ubane natwe kandi ntuze gucikwa, utangirane natwe, usozanye natwe, tujye kurebera hamwe ingingo enye zose zitwereka icyaha ko atari ikintu gisanzwe, twereka ko icyaha atari ikintu twebwe twibwira, ahubwo icyaha ari ikindi kintu kidasanzwe mu maso y'Imana. Icyaha rero ntabwo ari icyo wibwira, ahubwo icyaha ni icyaha nyine. Icyaha ni ikindi kintu kigutandukana n'urukundo rw'Imana. Reka rero twihute dutangire ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere, icyaha ntabwo ari impanuka. Icyaha ntabwo ari iki? Ntabwo ari impanuka. Nagira ngo wibuke, usubize amaso inyuma, urebe mu gihe cya kera Imana irema Adamu na Eva, yaramuremye ngo imushyira muri Edeni. Imaze kumushyira muri Edeni, imuha ubutware n'ubushobozi, irangije iramwereka ngo iki giti ujye ukiryaho imbuto, nekiri ukiryaho imbuto, ariko iki ntuzakirye. Bivuga ngo Adamu yarasobanukiwe ibibera muri Edeni, byose yarabisobanukiwe neza. Ariko umunsi umugore yamuzaniraga urubuto rwo ku kindi giti, Adamu suka atarabizi, yarabizi, ahubwo Adamu yagombaga kugira uruhare rwo kugira gute, rwo guhakana amahitamo ye, akavuga ngo iki kintu narakibujijwe, ariko yakoze ikosa ryo kwanga kugira gute, kumvira Imana. Bivuga ngo icyaha rero ntabwo ari impanuka, ahubwo ni umwanzuro umuntu afata wo kutumvira. Yamara kutumvira akabona kuba aguye mu cyaha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 5 umurongo wa 19, ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abantu benshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba bakiranutse. Byumvikane rero ko kwa kutumvira kwa Adamu niko kwahise gutuma icyaha gikomeza kiraza, kiza kigera mu bantu. Abantu rero benshi usanga iki kintu bacyitwaza cyane, ugasanga aravuga ngo nanjye nashidutse byambayeho, ngo nagiye kwibona, ngo nanjye nibona nakiguyemo. Ariko ntabwo ariko kuri, ntabwo ariko kuri. Icyaha ni ikintu kibanza, icyaha ni ikintu ni ikintu gitegurwa. Icyaha kibanzirizwa nuko wagitekereje, icyaha kibanzirizwa nuko icyo kintu wagitekereje, uragitekereza, ugishyira muri plan, uragambirira, uravuga ngo iki kintu ngomba kugikora.
nimba ari ukujya kwiba watekereje, ufite impamvu watekereje, wabanje kugira ikindi kintu bita icyifuzo, habanza igitekerezo ukifuza ndetse ukagifatira n'umwanzuro. Yatekereje avuga ngo nzajya kwiba iki kintu, nimba ari kujya gusambana, nimba ari kujya gukora ibi byose wabanje urabitekereza, ureba plani, urabyifuza, urangije ufata n'umwanzuro. Rimwe na rimwe ukanavuga ngo nzirengera ingaruka zizagira gute, zizabikurikirana. Byumvikane icyaha ntabwo ari ikintu ubyuka gutya ngo ube wakiguyemo. Icyaha uragitekereza, icyaha uracyifuza, ukakigambira, ukagipanga 1 2 3 4 5. Ubwa mbere ushobora kugipanga kikanga, ariko ugakomeza ukakigerageza mpaka ndetse ukagifatira n'umwanzuro, ari nawo umunsi wo kugira gute, wo kugikora. Icyaha rero nshuti yanjye, ntuzongere kuvuga ngo wibonye wakiguyemo. Oya, wabitekereje ko byagenda kose ndetse ubifatira n'umwanzuro. Ndetse Imana ntabwo ishaka gukomeza gufata uwo mwanzuro wo kutumvira, wo kutagenda neza. Oya, ahubwo hagarara mu mwanya neza, ntiwikomeze kwitwaza ko wabonye wabiguyemo kandi utabitekerezaga. Icyo ni ikintu cya mbere cyo kuvuga ngo icyaha atari iki, icyaha ntabwo ari ikintu kimanuka. Ikindi kintu cya kabiri, icyaha ntabwo ari intege nke z'umubiri. Hari igihe abantu bitwaza bakavuga ngo bakoze icyaha kubera ko bari bafite ibibazo, ngo bari bashonje, ngo niyo mpamvu bagiye kwiba, ngo impamvu ngo yatukanye, ngo yari yamwanduranyijeho, ngo nawe ngo impamvu ngo yakoze ibi, ngo nawe ngo yarabanje ngo kumwereka ngo we nawe kwihangana biramunanira. Oya, ntago ari byo. Ntago intege nke z'umubiri arizo zituma umuntu akora icyaha. Nubwo abantu benshi bakunda kubyitwaza bakabyura urwitwazo, ariko ntago intege nke z'umubiri arizo zishobora gutuma umuntu akora icyaha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, dusangamo mu gice cyaho cya 4 tugasoma umurongo wa 15, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turabyibuka ko Yesu nawe yahuye n'ibibazo, yarashonje, yarababajwe, yahuye n'ibigeragezo bitandukanye byinshi cyane, ariko ibyo byose nta na kimwe kigiye kimusunikira gukora icyaha. Byose yabibayemo kandi abivamo neza. Ijambo ry'Imana rero riratwereka ko natwe dushobora guca mu bibazo, natwe dushobora guca mu bitugerageza. Ntabwo ari wowe wa mbere ushonje, nta nubwo ari nawe wa nyuma. Hari n'abandi bantu nawe uzi bashonje, hari n'abandi bantu uzi nawe bahuye n'ibibazo bitandukanye, hari n'abantu nawe benshi uzi batagira amacumbi, batayabayemo, hari n'abantu benshi uzi bageragejwe, bagize amadeni atandukanye, bagize uburyo bwinshi butandukanye, ariko bose babivuyemo badahemutse. Hari abenshi uzi bafite imiryango ndetse bahura mu ntambara zitandukanye, ariko urabizi neza babibamo kandi bakabitambukamo batagize gute, badahemutse. Nawe rero uyu munsi ntabwo ushobora kubigira urwitwazo ngo ukore nabi, ukore ibyaha witwaza yuko ari ibyo bigeragezo ubamo, ari ubwo buzima ubayemo, ari iyo mibereho ufite, ari ituma ukora iyo myanzuro. Oya, ntabwo ari byo. Kristo niwe banze ryo kwizerwa, kandi tumufatiraho icyitegererezo. Nawe mufatiraho icyitegererezo, nawe ubone ko nawe atakoze ibyaha kandi yaraciye mu bimugerageza. Rero ushobora kubibamo unaniwe, ushobora kuba ubibamo ufite ibi bigeragezo byose uhura nabyo mu buzima, ariko ugomba kwirinda ntugwe mu cyaha witwaje ibyo ngibyo. Ikindi kintu cya gatatu, icyaha si ikintu umukristo agomba kubamo buri munsi. Tureke no mukristo, umuntu wese, si ikintu ugomba kuryamamo ngo wumve ko ari ahantu hawe, uvuge ati nibyo naguyemo, nibyo nta kundi kuntu nabigenza. Ahangaha usanga abantu benshi bajya bagira urwitwazo rutandukanye, ugasanga umuntu arakubwira ngo n'umukiranutsi ngo bwira ngo acumuye 7, ngo nta muntu utagira icyaha, ngo abantu bose ngo ibyaha ngo babibamo. Ibi ngibi bituma kenshi bigushyigikira mu bibi, bigushyigikira kumva ko ugomba guhora ukora icyaha. Ibi ntabwo ari ukuri. Ibi ni urwitwazo abantu bagira, cyangwa Satani yashyize mu bantu kugira ngo ajye ahumuriza imitima yabo, bumve ko nabo nta kibi bakoze, ariko ntabwo ari byo. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya yusomye mu rwandiko rw'Abaroma, ugasoma mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, ugasoma mu gice cyaho cya 6, ugasoma guhera ku murongo wa 1. Ni amagambo menshi ariko ntabwo yose twayasoma, dusoma umurongo umwe gusa, aho imbanziriza y'amagambo yawe ivuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Igice cya umurongo wa 1 kuvuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage?
ntabwo ukwiriye gukora ibyaha ngo ujye uvuga ngo nta kundi ngo nizo ntege nke zawe nibwo buzima oya ntabwo ari byo. Ntabwo ugomba gukora icyaha kugira ngo we kukireka witwaza ureke kukivamo ukomeza witwaza ko aribwo buzima ugomba kuba ubayemo. Ntabwo ari byo. Ntabwo ugomba kubigira ibiryo, ntabwo ibyaha ugomba kubigira umwambaro, ntabwo ibyaha ugomba kubigira akamenyero. Oya rwose icyaha wikigira akamenyero, wikumva ko ari ahantu ugomba gutura, wikumva ko ari ahantu wagenewe. Oya ntabwo ari byo rwose. Have kandi uvemo maze Imana ikugirire neza. Wumve ko umuntu uwo ari we wese ntabwo ugomba gukora icyaha, ntabwo ugomba kwiba ngo nuko ubayeho nabi, ntabwo ugomba gusambana ngo nuko wibana cyangwa se ufite ubuzima bubayeho nabi, ntabwo ugomba gutukana ngo nuko abantu bakwanduranyaho, ntabwo ugomba kuza kwigira ikihebe ngo nuko ngo umuryango wakwanze. Oya ntabwo ari byo. Wowe ntabwo ibyo ngibyo ari urwitwazo. Wowe hinduka maze wumve ko ubu buzima cyangwa se ijambo ry'Imana ko ritubwiye ngo ntabwo dukwiriye gukora ibyaha kugira ngo ntusage, kugira ngo natwe tugaragaze nyine abo turi bo. No, ntabwo ari byo rwose. Hinduka kandi wumve ko iyo ngiyo siyo kamere yawe. Ikintu cya nyuma rero, ikintu cya nyuma ni icy'ingenzi cyane kandi ujye ukomeza ugitindeho, ujye ukomeza kubana natwe, ukomeze kugumana natwe ku mashusho y'ibyiringiro. Rwose utarakora subscribe ujye uyikora kugira ngo ukomeze ubone ijambo ry'ibyiringiro kandi twumvane ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko rifite umumaro kandi rizajya rihindura byinshi ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni umusingi w'ubuzima, nawe uzajya uryubakaho mu byo ukora byose. Ikintu cya kane rero nagiye kukubwira ngo icyaha ntabwo gifite urwitwazo. Ntabwo ushobora gukora icyaha ufite urwitwazo ushingikirijeho. Ntabwo ari byo. Ahangaha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo hari abantu bakora ibyaha bakajya bitwaza ngo twabonye abandi bagira gute babikora. Bakubwira ati se kuki wiba? Ngo ariko ngo nabonye mbona na runaka yiba kandi ngo nta kintu abaye. Waba rero uri umukristo cyangwa se usenga bakubaza ati kuki ukora ibyaha? Ngo aha ngo mbona n'abashumba babikora, ngo mbona n'abaririmbyi babikora, ngo mbona n'abanyamasengesho babikora, ngo mbona ari ibintu bigezweho ngo mu nzu y'Imana. No, ntabwo ari byo. Ntabwo ijambo ry'Imana ibintu bitwemeza, nta nubwo bitwemerera. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cyaho cya 18, ni amagambo maremare ariko rwose waza kugerageza nawe ukazasoma igice cyaho cya 18 ugahera ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 20. Turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 4 ngo dore ubugingo bwa bose n'ubwanjye, ngo ubugingo bw'umwana n'ubwanjye nk'ubugingo bwa se, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Imana itugirire imbabazi kandi Imana itweze. Aha ni ijambo ry'Imana nakwereka ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ntabwo ubugingo buzapfira ubundi. Ntabwo kuba uri gukora icyaha ku munsi w'urubanza uzavuga ngo nabonye umushumba abikora, nabonye umuririmbyi abikora, nabonye abavugabutumwa abandi babikora, nabonye abaturanyi duturanye babikora. Oya, ubugingo bukora icyaha nibwo buzagira gute? Buzapfa. Nshuti yanjye itekerezeho, niba ubugingo bwawe buri gukora icyaha umenye ngo nibwo buzapfa. Ntabwo ubugingo bwanjye uri kumva bw'umushumba umushumba wawe, umuririmbyi mugenzi wawe, ndetse n'undi uwo ari we wese wabonye ukora ibyaha nawe ukashaka kumwigana, umenye ngo ubwo bugingo ntabwo ubwawe buzahorerwa ubwawe. Hano ijambo ry'Imana bishyizeho umucyo cyane. Nawe uze gukomeza usome kiriya gice, usome muri Ezekiyeli nyine igice cya 18 uhere ku murongo wa 4 ugeze ku wa 20. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Abantu benshi usanga ari cyo kintu bitwaza, agakora icyaha yitwaje ngo yabonye abandi bagira gute babikora. Ariko nagira ngo nkubwire ko ibi ntago ari byo, nta nubwo ari byiza, nta nubwo bifite aho byakugeza. Ahubwo byazatuma uguma ugakora icyaha cyangwa se ugakomeza ukita icyaha icyo atari cyo. Nsoza rero reka nkubwire ngo nshuti yanjye, ndabizi neza ko umaze kugera nanjye kuri uno mwanya umaze gusobanukirwa ko icyaha atari ikintu wibwiraga. Icyaha ntago ari impanuka kugira ngo bikubeho. Icyaha ntago ari impanuka kandi icyaha ntago ari intege nke zawe. Icyaha ntago ari ikintu ugomba guhora utuyemo buri munsi, kandi icyaha nta rwitwazo na ruto gifite kugira ngo urusheho gukomeza kugikora cyangwa ukomeze kukibamo. Icyaha ni ikintu kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Icyaha ni ikintu gishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Icyaha ni ikintu gishobora gutuma amahitamo yawe y'ubuzima arangira, kuko Satani nta kindi abashaka ku muntu uretse kumwicira umumaro, kukwicira avenire yawe, kukwicira hazaza hawe, akahahindura habi. Uyu munsi rero najya nkubwire ngo niba ukora ibyaha, niba uba mu byaha, umenye ko Kristo yaje aje kukugirira neza. Kristo yaje aje gutanga igisubizo cyiza. Kristo yaje aje gushaka umunyabyaha kugira ngo amuhereze ubuzima. Nawe uyu munsi Kristo yaza akaguha ubuzima, Kristo yaza akakuzura, Kristo yaza agatuma nawe ugira ibyiringiro, ndetse ibyo ngibyo wabonaga nk'urwitwazo byose akabikuraho, akaguha icyizere cy'ubuzima bwawe bwiza. Imana ikugire neza kandi Imana ikomeze kukurengera, kandi umwami w'amahoro akomeze kugufasha no kukwitaho. Soza rero reka ujye muri comment nawe wandike, nawe usubize iki kibazo nakubaza. Ese uyu munsi ntiwasanga
nawe hari ibintu wumvise muri iki kiganiro, nawe Imana iri kuvugana nawe, wajya gufata nk'urwitwazo bigatuma buri munsi wirwa ukora icyaha? Ndagutegereje muri comment nawe kugira ngo dukomeze twumve ko nawe hari icyo Imana ivuganye nawe ku buzima bwawe. Imana ikugire neza kandi Imana ibiteho. Amen.